Mwana uransiganira we. Jesus is Lord. Abana bagiye kuko mana yanjye we. Sinjetura. Ngiyoza mfasha mana we. Nani kiboza mfasha. Yewe. Allo. We Valante. Ndakubya watangana mu rugo vuba. Ayo. Debiri kigivenda gaswe. Uran. Mana ya arankubye mana yanjye. Mana we. Kiba kinera zagara. Uza masambo gifite. Nukutanabizi wowe wiganjije muri ututu ganja twawe. Ese ubundi wazagihuhuye mana kigutesha umutwe. Bana we. Yes, imbavu ndara nzivuna kakaranyira shaka kujya kagaruka. Ziravunika se koko byanyabyo kongera kabyuka. Ukonyoka nzumva. Ko narwumvaga. Ko narwumvaga rugera. Ziri gusimbuka nk'inzego. Ngenda kubwira Satani ni ibiremwa umuganga yazishyizemo zimeze nk'amarasoro y'imodoka. Ukuntu ziri guturagurika. So nk'umuvaranta ariyo ubu kibamagaye kiri gutaka ngo ziri gusubiramo nk'amarasoro y'imodoka. Amaherezo rero no gucika amane se umuntu. Uje ntago ari gucika mwana. Ngibintu nabasha we ntago wamenya wagwana. Ntagiye usare uri bugende muri iyi mvura. Nazitayo zimwe imvura nabanyumva. Reka da. Ubu ngubu ni nko kugenda mu muriro. Mbese imvura wakumva ikimana. Imvura se nganyumvira byadagendagaza. Ubu yo ndi mu miriro. Wagira ngo mba ndi mu misozi ya danje. Imiriro yakase niyo muziko. Niyihe miriro uri kumvira byadagendagaza. Kuhimba nkurabura mu masenge ya danje. Nkurabukwe. Tsunga kiryamye nijoro gitere kace gipfa. Reka mbwira ibintu ngenda kubwira ibintu Satani ibiremwa by'Imana yashyizeho power. Tubavutwe naratubariye ni. Things say they wise. Ukiganga kikabyuka sha. Ubu ngubu icyo gisaza gisigaranye ubuzima nk'ubwo muri game. Konzi karangera. Ubwo nsize abwiye ngo nze musange ngo ngarutsa rubaga impande ziri kumufata. Zamufashe sakayita gwahageze. Sha mwana kambe ndetse zino ganja gaceze mbanze mugereho. Sigo ndagukwamye ariko wihangana umujama. Yes. Kabisa ariko turi kumwe kabisa. Yes. Reka mbwira ibintu ngenda kubwira kumva nageze kwanera. Ndikumbisi yabaye yaje. ngenda kubwira Satani ni ibiremwa by'Imana yashyizeho power. Umuvuye hano. Vayo hano vuba. Ugabanya kumengereza ngo vayo vuba. Vayo hano vuba. Ubu uvuye zisa. Mu gitondo cyakano byumva. Cyaraho. Zarusoka ziransoka nguru dahari. Jesus is Lord. Kazinura hose. Zikabasaza izo ndwara zidafata abantu. Ako narabyaye cyane aroroye. Yewe. Muze mubwije ukuri ushatse wapfa kirikare. Ukatsigira amasambu kabisa. Data we. Uri kunindira kabisa. Namukaru nyonga. Ahamubwira ati nta kintu tsamumarira. None ni wowe ndo. Ni pfa basabinkingura hejuru. Kabanga abuya muzina musabye uri papa wanjye wa. Banze kuzana umukazana. Mukazana sindamukoya. Jya kuzana umukazana mbane kuguha isambu.
uzagenda uyubakamo akagonyi pasi ujye upfa kurwarizamo muze n'umugore na nyoko wawe yarapfuye namushyinguyemo nawe uzapfa mushyingure nawe nzapfa uzapfa muze ntuzapfa ndagusaba ndakomeye God have mercy upon us. yes imbere ngenda kubwiye ngo satani ni ibiremwa by'Imana yashyizeho wabyara wicara twumve ngenda kubwiye ngo satani ni ibiremwa muze kumbona isura yawe yahindanye wabaye iki urabona isura yanjye itameze neza ahubwo wanyweye ibiki uvuye kunywa bya bintu nawe wandengera abupanga mwese kunyica satani ni ibiremwa by'Imana yashyizeho ya power kwabaye uye ndisha none mva kuyigenza uragiye kabisa amaso ni nk'ay'ihene amaso yawe ari gukana gutya wajyana nk'ay'ihene cyangwa imbata n'iruca uze kabisa wowe wanagiye dore iminsi yakujyanye dore amasambu ndasigaranye yanze kwa Rozine kwa Mukamana buriya yarayimara Nyiraneza se kunyira neza birasaba ngo bayagombye gusinya uzi ko kiraba cyapfuye sinyara na Claudette arayifite na Claudette sha ako biragombera ngo papa bayasinye uzi ko kidapfa vubara ngenda kubwiye ngo satani yambago yangire Imana yashyizeho ya power uranakinaga ibintu byo kuvuga nakinaga uriya mugore wanjye ujye umwubaha ndamukunda hari umwana mwe mwabyarana se tutaramubyaranye uwo twabyanye yarapfuye yamuze mbabarira kubyaruka uye utambyara umuntu n'ubizi ko agiye mwamfite wenyine njye ugomba kugira ukamera neza ndakunshakira agacuma kanjye kanze njye kugashaka genda uzane ka kantu ndebe ko nahembuka dore ndapfuye ujya wumva nyine umusuzi ujya utinda mu kibuga ngenda kubwiye ngo satani ni ibiremwa by'Imana yashyizeho ya power bigenze bitera ko nsiza y'ubuzima n'imyagacuma bitera zarubaga impande ziramukenyuye iki gisaza cyane ukwipfisha ababanza rakajya kubitanga agakonje konje muze wipfishe muze yego champion unsanga mu rugo ubu yagiye yego ubu ngubu maze ageze mu ijuru ntakiri no guhumeka ngwino twa dupapuro mu rwego tunshyireho banguka gahansaga kabisa urupapuro ry'ubutaka sha Era impapuro yaza nanditse ko kizutse nanjye kucyogeza mu bicyari koje ewa Apostle we have.
Nese man. Nese man cya gisaza wakirangije. ahantu gutya nsanga ibinyoro biramufashe ayikubise hasi nari nzi ko arapfuye impapuro Ubuse yapfuye yanariye basi. cyambere se nuko cyambere uko mbonye yapfuye Undi bimeze bite? bimeze neza ubutsa ibintu so nubise kari wana yagiye muse inzu bungundi kurambara gutya bikambana biki nibi bisambu by'abasaza bingana kuri icara hano ngapo tubane tumwe n'akantu Rwose icara turamumwera ari hano cyane hasi rwo erega yarabangamiye n'abantu benshi kino gisaza. nawe yarakuangamiye Duheruka guhurira aho hepfo. Yavuze ijambo rimwe. Anjomba yifitiye igicenya cy'igikoni. Yarakinjobye mu bitugu. kugira ngo nzamuye gutya ni wakiruka n'inyama gusa Cyari kigome kino gisaza. umufashe nza n'utuntu two kunywa ngaho turamumwera ari no hasi Nibyo kisaza cyakibangamiye abantu benshi gukubita inkonji yapfuye rero Oh my God. nta kibazo rwose. Cyapfuye ra. reka mbwira ibintu ntuze we hayize ngo cyonye cyakangutse kirasha tumwe akira Yesu yari kubyuka koko. nizere Umurambo surabyo. kutamukubise inkonji Kubita umuntu yaba yapfuye suka mukubita. icyo mba ngubwira iyo nsanga wamukubise ibikonji umuntu aba agomba akira nongere dukubite busha Rwose pe. karanengetse umuhogo Ese man ni wowe ukiyengera. ruguru ruba gafite umuntu aguze igicupa kiri naratinye kugisaba muze yawe Igisaza soko cyari kuyimaramo. ubwo si ibyo bipapu akira sha ega niyo twankwana isigara n'inzoga tuzatwinkwana Reka turishu. reka tumusomye bwa nyuma Reka tube kino gisaza turi amaherezo yacu. reka tumuhe inzoga ya nyuma Hereza uwo muzimu rwose pe nabi. Si umurambo se. yari yagerayo se hafi ntabwo yari yagerayo ibyo mba nkubwira ubu ni muzima Ntituranamushyingura kuko sikane nabyibagiwe. Kigiye kukuzoza. marayika arambwiye Jesus. Farate natangiye kubarira imitungo yawe mpitamo kugaruka ndamucitse. gusa urabura imyaka ingahe ngo Hano erega imyaka maze ikiyoni twavukiye mwe cyarapfuye ubwo uhitamo kuzuka hano erega n'ikiyoni twavukiye rimwe cyarapfuye kutagisanze yewe uragiza inzoga yanjye nigukanga muze irekuza uyu ni umuti wa mwana sanga y'ikiyoni mwavukiye rimwe muze rekuza iwana rekuza turushaho umuti wa mwana wo ni umuti umuti yamuze umubwije ukuri subira aho uturutse hano nta kintu cyo egura shaje usomye marayika akira kabasaza izo mafaranga nayiguze ceceka sha marayika impaba Harya ibi ngibi ni ibyawe. ubutaka nutuje se muhaye byawe muze kabe naho kajya